nongeye kubasobanurira amoko yose y'ama switch cyangwa se amoko yose y'ama interrupteur akoreshwa mu mashanyarazi, haba mu rugo, haba mu mazu y'ubucuruzi, haba mu nganda. Ngiye kubereka amoko yose y'ama switch, y'ama electrical switches. Ndakeka murareba ino video, aha ngaha ni mu ruganda rwa Bralirwa, ni muri Bralirwa. Murabona ukuntu aya macupa arimo kugenda, harahari kugira agahagarara andi agakomeza. Aha ngaha rero hakunda gukoreshwamo yo itanga commande y'ikigega cyuzuye, ihagarika pompe, hanyuma amazi yashiramo ikongera ikademara pompe ikongera ikazamuramo amazi. Uko amazi agenda azamuka rero, iyo igeze ku musozo w'ikigega cyangwa se ku musozo wa tanka, itanga sinyare kuri pompe, maze pompe ikarekeraho gutanga amazi. Hanyuma uko bagenda bayakoresha rero, iyo igeze kundi basigemo nka 10 litre cyangwa se 20 litre bitewe n'uko ikigega kingana, ikongera igatanga sinyare kuri pompe, maze pompe ikongera ikazamura amazi muri tanka. Ndagusuje cyane wo kuri kino video kandi nguhaye ikaze kuri Innovation and Electrical, ishuri ryigisha amashanyarazi mu buryo bwiza bunoze bwumvikana kandi mu buryo buzima. Tubigisha neza rero kandi tubigisha kinyamwuga, bikumvikana neza, kandi ngira ngo niba ukunda gukurikira ino channel nayo warabyiboneye. Hanyuma rero reka mbibutse yuko hari video zigisha amashanyarazi twashyizeho kuri ino channel zitajya zibonwa n'umuntu wese keretse uwakoze join akaba umumemba wa Innovation and Electrical. Rero niba uri mu gihugu cyemera ads, urareba iruhande rw'izina rya channel, urabonaho ahantu handitse ngo join, uhakande uraza kubonaho urutonde rw'ibiciro bihari. Kandi niba ushaka kwiga birambuye uri hanze y'igihugu, urakanda ahanditse ngo ushaka kwiga neza. Ikindi kandi niba uri mu gihugu cy'u Rwanda ukaba wumva ushaka kwiga amashanyarazi neza, turi tayari kukwigisha neza, waba wakwiga online cyangwa wakwiga vis-a-vis, turi tayari. Twebwe dukorera i Rubavu. Niba uri Rubavu ukaba ushaka kwiga, nimero zacu ziri aho ngaho muri description ya channel, urayireba nurangiza uduhamagare hanyuma dukorane. Ariko ushaka kwiga online byose turabikora nta kibazo, kandi twigisha neza, ukumva ugasobanukirwa, ukajya ku isoko ry'umurimo uri tayari neza. Hanyuma rero niba ushaka serivisi zose zigendanye n'ubwubatsi, ni ukuvuga ngo ushaka ibyangombwa byo kubaka, cyangwa se ushaka gukora budget y'inzu yawe, cyangwa se ukaba ushaka gukora expertise cyangwa se icyo bita igenagaciro ry'umutungo wawe, cyangwa se ubutaka, inzu n'ibindi, cyangwa se ushaka ko tugushushanyiriza, ushaka ko tugukorera plan y'amazu nziza cyane, turi tayari. Twiteguye kugufasha hamwe n'ibindi byose bigendana n'ubwubatsi, twiteguye kugufasha neza cyane. Uramutse ukeneye izo serivisi rero, cyangwa se ufite umugenzi wawe uzikeneye, waduhamagara kuri izo nimero ziri aho ngaho hasi, aho ngaho izo nimero uri kubona, wahita uduhamagara, turi tayari kugufasha. Ushaka kuduhereza akazi k'amashanyarazi, waba ufite inzu yawe isanzwe, waba ufite uruganda, waba ufite etage, waba ufite moteri, akazi akariko kose turi tayari kuza kugukorera akazi. Mu ntara tujyayo, dukorera Rubavu, ariko no mu ntara tugerayo. Rero niba ufite akazi, uri umukire wikorera ku giti cyawe, ufite kampani, cyangwa se uri engineer runaka, duhamagare kuri nimero iri muri description, tugukorera akazi neza, kinyamwuga kandi esthétique, ibintu bikeye kandi biramba. Dukorera akazi neza kandi mu buryo tukagukorera ibintu biramba. Nimero yacu iri aho ngaho muri description, ariko no muri description ya video nimero yacu urayisangamo. Uduhamagare niba udufitiye akazi, niba ushaka kwiga uduhamagare. Uyu munsi none ngiye kubasobanurira amoko yose y'ama switch cyangwa se amoko yose y'ama interrupteur akoreshwa mu mashanyarazi, haba mu rugo, haba mu mazu y'ubucuruzi, haba mu nganda. Ngiye kubereka amoko yose y'ama switch, y'ama electrical switches. Kanda subscribe rero niba utarigeze ukanda subscribe, please click subscribe. Hanyuma niba uri mushyashya, click subscribe. Byonyine ni segonda rimwe, ntabwo bigoye, ntabwo ari ibintu bigoye, nta birenze. Kanda subscribe byonyine hanyuma wikomereze.
ubundi mu mashanyarazi habamo switch zigiye zitandukanye, habamo ama interrupter agiye atandukanye kandi menshi cyane. Iyo tugiye kurebera hamwe rero uyu munsi muri iyi video, switch ya mbere rero ikoreshwa cyane cyangwa se interrupter ya mbere ikoreshwa cyane mu mashanyarazi niyo bita one way switch. Niyo ngiyo muri kubona aho ngaho, one way switch ni switch ikoreshwa cyane mu rugo. Ni ukuvuga ngo mu rugo ahantu hose ntabwo wapfa kuyibura, ni switch izwi cyane n'abantu bose, umuntu wese yaba umwana yaba umugabo yaba umugore, iyo switch aba yizi. Niyo umutumye ngo nzanira switch niyo ahita akuzanira. Rero ni one way switch, ni switch igira buto imwe yonyine, hanyuma inyuma yayo ikagira terminals ebyiri aho bashyirira insinga habiri. Iyi switch rero ikaba ifite ubushobozi bwo gucana amatara menshi, ariko bitewe na ampere yayo, kuko ntabwo ushobora gushyiraho amatara nk'ijana cyangwa ngahe arenze ubushobozi bwayo. Oya, iyo arenze ubushobozi bwayo nyine irashonga cyangwa se irashya, irangirika, ntabwo iramba. Iyo rero yari one way switch, switch ya mbere kandi isanzwe imenyereye ahantu hose. Iya kabiri rero ni switch bita double lighting switch. Double lighting switch ni switch igira buto ebyiri. Iyi nayo irazwi cyane mu ngo, mu mazu akodeshwa, mu mazu y'ubucuruzi. Ni switch ikoreshwa cyane, ndakeka umuntu wese ufite amashanyarazi mu rugo akenshi baba bazifite. Nawe urimo kundeba niba iwawe ufite amashanyarazi, ndakeka iriyo. Rero bayita double lighting switch. Iyi switch ikoreshwa cyane cyane muri salo cyangwa se ahandi hantu biri bukenere gucana amatara abiri ariko ukayacana mu bihe bitandukanye. Wenda ugacana rimwe rikaba ryaka ariko irindi rikaba rizimye rikaza gucanwa nyuma. Iyo niyo bita double lighting switch. Switch ya gatatu niyo bita two way switch. Two way switch ni iyi ngiyi murimo kureba, ni switch igira buto imwe ariko inyuma ikaba ifite terminals eshatu, bivuze ngo naho gushyira amasinga hatatu. Iyi switch rero ikaba ikoreshwa, ubundi bakaba bayita more than one location. Ino switch ishobora gukoreshwa nka one way switch, ariko nanone ikaba ifite undi mwihariko wayo, ikaba yo ikoreshwa muri more than one location. Bivuze ngo ikoreshwa ahantu harenze hamwe, ikoreshwa mu buryo bwo gucana igikoresho cyangwa se itara, ariko ugacanira ahantu harenze hamwe. Kandi no switch nabahaye na installation yayo uburyo ikoreshwa yose narayibahaye, ndakeka niba utarayirebye wasubira hasi muri video nayo ukayireba. Hanyuma switch ya kane, reka twihute cyane. Switch ya kane niyo bita intermediate switch. Intermediate switch ni switch nayo ikoreshwa mu rugo, ariko yo ikaba ari intermediate. Ni switch ikoreshwa hagati ya two way switch ebyiri, cyangwa se igakoreshwa hagati y'indi switch ndi buze kubabwira mu kanya. Iyi bayita rero intermediate switch. Iyi switch ishobora gukoreshwa hagati ya switch zindi ebyiri, igakora ari iya gatatu, ku buryo ushobora gucanira itara rimwe ahantu hatatu. Urumva ko yo ije nyine irenze za zindi za mbere, niyo mpamvu yo yitwa intermediate switch. Hanyuma reka twihute cyane kuri switch ya gatanu, niyo bita reversal switch. Iyi ni switch idakunda kumenywa cyane n'abantu, ni switch idakunda kugaragara ahantu henshi, ni switch abantu benshi batazi, bayita reversal switch. Iyi switch rero ikunda gukoreshwa kuri moteri, niyo mpamvu bayita reversal switch. Uburyo ikoreshwa rero kuri moteri ni uburyo ufata moteri iri kugenda mu cyerekezo kimwe cya clockwise, ariko ugahita uyihindurira direction ikagaruka muri anti-clockwise. Bishatse kuvuga ngo nyine ihindura ibiri kugenda forward, hanyuma ikagaruka muri reverse. Iyo ushaka rero guhindura moteri ko igaruka muri reverse, iyi switch irabikora. Niyo mpamvu bayita reversal switch. Hari aba electricien bashobora kuyikoresha nka change over, ariko nyirizina umumaro wayo ni uguhindura direction ya moteri. Niyo mpamvu bayita reversal switch. Reka tujye kuri switch ya gatandatu. Switch ya gatandatu niyo bita pull code switch. Pull code switch. Iyi switch nayo ntabwo izwi cyane, ariko
ni switch ikora akazi ko mu rugo, cyane cyane ikoreshwa mu rugo cyane nko mu byumba byo kuraramo. Ni switch imeze gutya mureba igira umugozi. No switch igira umugozi rero, iyo ushaka kuyizimya ukurura umugozi, cyangwa se washaka kwatsa ugakurura umugozi. Rero hari switch zo mu bwoko bwayo batera hejuru kuri plafo, cyangwa se hari n'izo batera muri buwate mu gikuta, nazo zirimo amoko. Iyi rero niyo bita full code switch. Twagera kuri switch ya karindwi. Switch ya karindwi niyo bita Dyma switch. Dyma switch ni iyi ngiyi mureba. Iyi switch rero ikaba ikoreshwa mu kongera urumuri rw'amatara cyangwa kurugabanya. Utazimije itara, hari ukuntu cyane itara rikaka ariko ukumva urumuri rwaryo rurakarishye, ruri kukwica amaso. Icyo gihe rero ushaka kugira ngo rutaza kukwicira amaso, ukoresha ino switch igenda igabanya urumuri rw'itara kugira ngo rube rutoya. Wenda ushobora kuba ufite umwana mutoya w'uruhinja kandi ukaba ufite itara ryaka cyane, icyo gihe rero wifashisha iyi Dyma switch kugira ngo ibashe kugabanya urumuri rw'itara, bitabaye ngombwa, bitagombeye guhindura itara, bitagombeye kwimuka mu kindi cyumba, bitagombeye gukuramo itara. Ukoresha ino Dyma switch. Iyi rero ni nziza cyane mu rugo, ni nziza cyane mu cyumba uraramo, yagufasha cyane. Mu gihe cyose wumva ushaka urumuri rwinshi, urongera ugashyira ku rumuri ushaka, cyangwa se waba ushaka urumuri rukeya, nabwo ukagabanya ibifite ka reglage kameze nka volume ya radio. Hanyuma rero switch ya 8, tudatinze, switch ya 8 niyo bita changeover switch. Iyi switch rero ikaba ibamo ibice bibiri. Hari monophase ya phase imwe, ariko hakabamo na triphase ya phase eshatu cyangwa se ya triphase. Ino changeover switch ikoreshwa mu guhuza linye ebyiri z'amashanyarazi. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba ufite amashanyarazi aturuka kuri generator, hanyuma ukaba ufite n'amashanyarazi aturuka kuri EDCL cyangwa se kuri rege. Icyo gihe rero ushobora kuzihuza, ariko noneho ukajya ukoresha umuriro uvuye kuri linye ushaka. Ni ukuvuga ngo ino switch, ino changeover switch ishobora guhindura, uyikoresha ugiye guhuza umuriro wa rege ndetse na generator, cyangwa se umuriro wa rege ndetse na solar n'umurasire. Ariko noneho umurasire wavaho ugahindura ugashyira kuri rege, cyangwa se rege yagenda ugahindura ugashyira kuri solar. Ni gutyo rero ino switch nahangaha ikoreshwa iyo ushaka guhuza linye ebyiri, iyo ushaka guhuza imiyoboro ibiri y'amashanyarazi. Hanyuma rero reka dukurikizeho ino switch bita ATS cyangwa se automatic transfer switch. Automatic transfer switch nayo ni switch ikoreshwa nka changeover. Ino switch rero ikaba ifite akantu k'umwihariko karenze kuri changeover. Mu gihe changeover yo ikora manually, ni ukuvuga ngo wowe utagiye ngo ubihindure, changeover yaguma aho yari. Ariko ino automatic transfer switch yo ihita yikora automatic. Ni ukuvuga ngo niba wahuje umuriro wa rege na solar, cyangwa se wahuje umuriro wa rege na generator, bikaba ngombwa ko umuriro wa rege ugenda, yo ubwayo ihita yishyira kuri solar automatic. Niyo mpamvu yitwa automatic transfer switch. Ihita yitransfera kuri solar, hanyuma rege yagaruka igahita yitransfera kuri rege. Twakomeje kuri switch bita Dyma switch. Dyma switch bivuze ngo ni switch ariko ikorera ku gihe, ni switch icanira ku gihe, ni switch icanira amatara ku gihe, ikanayazimiriza ku gihe. Iyi switch rero niweho uyihereza komande. Ni ukuvuga ngo ushobora kuyikoresha mu rugo, kwa kundi uba udashaka wenda kubyuka ngo ugiye kuzimya amatara mu gitondo wabyutse wumva wifite stress, ushobora kuyikoresha mu rugo, ushobora kuyikoresha mu mazu y'ubucuruzi, ushobora kuyikoresha mu mazu, mu ma-apartment, ariko no mu nganda zirakoreshwa. Ariko noneho cyane cyane ikoreshwa ku matara yo ku mihanda. Urabona nk'igihe hari nk'uburyo ushobora gukenera kujya watsa amatara
saa 12:30 z'umugoroba, ariko akaba ashobora kwizimya mu gitondo saa 12:30. icyo gihe rero kubera ko uba udafite umwanya wo kujya uhora ujya kuyacana cyane nk'aya ngaya yo ku mihanda, ukoresha ino switch bita timer switch. Iyi timer switch rero ikaba ibamo amoko abiri, iyo bita analog ariyo iyi ngiyi mureba, hakabamo n'iyo bita digital timer switch. Izi zombi rero zikora kimwe, zikora akazi ka timer, zicanira amatara kugeza ikanazimiriza ku gihe, ariko noneho iyi ngiyi ya digital timer switch yo nyine urumva ni digital, ikoresha imibare, mu gihe iriya ya analog ikoresha amabuto. Urumva ko bitandukanye. Nk'uko nababwiye, ikoreshwa cyane cyane ku matara yo ku mihanda, cyane cyane ku matara yo ku mihanda, kuko niyo usanga yakira ku gihe akanazimiriza akanazimira ku gihe. Ntabwo izi switch zikenera umuntu wo kujya kuzicana, oya, ziricana. Isaha wayiprogrammiyemo iyo igeze icana amatara, hanyuma yakongera kugira ikayazimya. Hanyuma rero nkimara kubabwira timer switch, reka mbabwire nino switch bita timer lag switch. Iyi timer lag switch nayo urumva ko nayo ni switching by time, nayo iyo igihe kigeze iracana cyangwa se ikazimya. Ariko itandukaniro z'izi switch zombi, iriya timer switch yo ikoreshwa iporogaramu mu gihe cy'amasaha menshi, ariko iyi timer lag switch yo ikaba ishobora gukoreshwa ku masegonda, guhera nko ku isegonda rimwe kugera ku masegonda 30 cyangwa se umunota, ariko ntabwo igira programmable y'igihe kinini. Ni ahangaha bitandukanye. Iyi ngiyi bayita timer lag switch. Reka dukurikizeho ino switch bita dusk switch. Ariko hari nabo ushobora kumva bayita darkness switch, ariko mu yandi magambo ikitwa photocell switch. Ino photocell switch rero nayo ni switch icana cyangwa ikazimya, ariko idakeneye umuntu wo kuyicana. Bivuze iki rero? Ino switch ikora ari uko ibonye umwijima. Ni ukuvuga ngo ushobora kudakoresha timer switch, ariko ugakoresha ino photocell sensor cyangwa se photocell switch. Iyi switch rero iyo bugorobye cyangwa se iyo bwije, yo icana amatara, hanyuma bwacya ikongera ikayazimya. Nayo ikora automatic, ariko yo ikorana n'umucyo, nanone igakorana n'umwijima. Bivuze ngo iyo umwijima uje icana amatara, hanyuma umucyo bwacya mu gitondo ikayazimya. Reka dukurikizeho ino switch bita push button, cyangwa se mu gifaransa bayita bouton de poussoir. Ino switch rero ikoreshwa kuri electrical bell cyangwa se kuri sonnerie électrique. Ubundi kuri sonnerie électrique cyangwa se kuri electrical bell ntabwo bakoresha izi switch zindi zisanzwe zo gukanda ugahezayo. Ino switch uburyo ikora, ino push button uburyo ikora, urakanda, iyo ukanze karagenda ariko warekura kakagaruka. Bivuze ngo iyo ukanze gutyo ugahezayo, uba utanze sinyare aho inzogera iri cyangwa se aho itara riri, ariko iyo ugaruye gutya uba uzimije, uba ukuyemo sinyare. Niko ikora, bayita push button. Uzayisanga ku bipango runaka, ku bakire nyine, ku bakire bo muri karitsiye, ku bakire bo mu mujyi, naho ngaho ukunda kuzisanga. Ahandi zikora ni mu nganda, mu gustatinga moteri cyangwa se mu kudemara moteri, naho ngaho zikoreshwa. Ino switch yo bayita motion sensor cyangwa se bakayita movement sensor cyangwa se movement switch. Ino movement switch rero cyangwa se ino movement sensor ikorana na movement cyangwa se n'ibirenge, ikintu kirimo gutambuka. Yes, ni ukuvuga ngo iyo ino sensor ushobora kuyishyira nko muri koridoro, mu cyimbo cya switch iyo ariyo yose. Ino movement sensor rero ishobora gusensinga ibirenge by'umuntu utambutse, igacana itara, hanyuma yamara guhita yagiye ikarizima. Reka rero dukomeze kuri ino switch bita bipolar switch. Ino switch rero nayo ntabwo imenyerewe cyane, abantu benshi ntabwo bayizi cyane.
gusa hari n'abayumva nyine ariko bakaba batarayibona batazi ngo imeze gute, ariko ni iyi ngiyi murimo kureba bayita bipolar switch. Iyi switch ntabwo ikoreshwa ahantu hose habonetse, nta nubwo ikoreshwa mu buryo busanzwe. Ino switch rero uko ikozwe ikoreshwa muri toilette cyangwa se igakoreshwa muri douche, mbega ikoreshwa mu bwiherero ahantu muri douche cyangwa se muri toilette niho akenshi ikunda gukoreshwa. Reka duhite dukomereza kuri ino switch bita limit switch. Ino limit switch rero nayo ntabwo izwi cyane, nta nubwo wapfa kuyisanga ahantu aho ariho hose, gusa ikoreshwa nko mu ruganda, mu nganda niho ikunzwe gukoreshwa. Ndakeka murareba ino video, ahangaha ni mu ruganda rwa Bralirwa, ni muri Bralirwa. Murabona ukuntu aya macupa arimo kugenda, hari ahari kugera agahagarara andi agakomeza. Ahangaha rero hakunda gukoreshwamo limit switch, kuko limit switch igira normal close ikagira na normal open. Bivuze ngo ikoreshwa ahantu iri busabe ikintu cyiza gisa nk'ikiri kubyiga. Rero iyo ibyize ishobora gucana, ishobora gutanga umuriro cyangwa ikawukuramo, biterwa n'uburyo umuntu aba yarayiporogaramu cyangwa se uburyo aba yarayesitaye. Rero ishobora gukora iri nka normal close cyangwa igakora iri nka normal open, ariko nk'uko nababwiye ikoreshwa mu nganda cyane cyane. Byagorana kuyibona iri gukoreshwa mu rugo cyangwa se ahandi hantu hasanzwe. Reka dusoreze kuri iyi switch bita float switch cyangwa se floating switch. Iyi switch nayo ntabwo isanzwe ndetse cyane, uburyo ikoreshwa nta nubwo ari n'uburyo busanzwe, n'aho ikoreshwa ntabwo hasanzwe. Ikoreshwa muri tanka honyine cyangwa se mu bigega, mu bigega by'amazi. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba ufite nk'ikigega cy'amazi, noneho ukaba ufite na pompe izamura amazi mu kigega. Urabona nk'iki, hari ukuntu ikigega gishobora kuzura, cyamara kuzura amazi akameneka. Yo itanga komande y'ikigega cyuzuye, ihagarika pompe, hanyuma amazi yashiramo ikongera ikademara pompe ikongera ikazamuramo amazi. Uko amazi agenda azamuka bayita floating switch, kubera ko igenda irareremba hejuru y'amazi. Rero iyo igeze ku musozo w'ikigega cyangwa se ku musozo wa tanka, itanga sinyare kuri pompe, maze pompe ikarekeraho gutanga amazi, ikazima, hanyuma amazi akagarukira aho yarageze. Hanyuma uko bagenda bayakoresha rero, iyo igeze kundi basigayemo nka 10 litre cyangwa se 20 litre bitewe n'uko ikigega kingana, ikongera igatanga sinyare kuri pompe, maze pompe ikongera ikazamura amazi muri tanka. Ndakeka izi switch mbabwiye nizo z'ingenzi cyane mu mashanyarazi. Kora subscribe, ukore like. Hanyuma nibutsa abantu bari mu mahanga, niba ushaka kwiga neza amashanyarazi, kanda join, hanyuma cyangwa se udutere inkunga ariko unyuze kuri join. Hari icyo wungukiyemo, kanda aho handitse ngo thanks, uduhereze super thanks. Uraba ukoze neza cyane kandi uraba uri umuntu w'umugabo. Ushaka kuduhereza akazi k'amashanyarazi, waba ufite inzu yawe isanzwe, waba ufite uruganda, waba ufite etaje, waba ufite moteri, akazi akariko kose turi tari kuza kugukorera akazi. Dukorera Rubavu ariko no mu ntara tugerayo. Rero niba ufite akazi, uri umukire wikorera ku giti cyawe, ufite kampani cyangwa se uri engineer runaka, duhamagare kuri nimero iri muri description. Tugukorera akazi neza, kinyamwuga kandi estetike, ibintu bikeye kandi biramba. Dukorera akazi neza, tukagukorera ibintu biramba. Nimero yacu iri aho ngaho muri description, ariko no muri description ya video nimero yacu urayisangamo. Uduhamagare niba udufitiye akazi, niba ushaka kwiga uduhamagare. Rero ndabashimiye cyane, wowe wakoze subscribe ndagushimiye cyane, wowe uri bufate ino video ukayisangiza abandi ndagushimiye cyane, wowe ugiye gukanda join ukadutera inkunga ndagushimiye cyane, kandi wowe ugiye kudutera ka super thanks ndagushimiye cyane. Rero naho ubutaha reka dukomeze muri video z'ubutaha. Bye bye.